tuvuye aho ngaho gatoya tukareba noneho mu buzima busanzwe, nakugira inama yo kureba muri situwasiyo urimo. Niba uri umuntu uri mu mibanire, kureba buryo ki uba ahantu muri iyo mibanire hazamo amahoro. Kuko na muri iyo mibanire harimo amahoro, ibyo ni ibintu bifasha roho yawe ku buryo ubasha kwikonekita nawe bwite, ku buryo roho yawe ibasha gutuza, ukabasha kumva byajwi rikurimo, ukabasha gukora ibintu udahubutse, ukabasha kubona kure hashoboka. Ibyo bintu ntushobora kubikora uri ahantu hari rwaserera. Ni ukuvuga ko ugomba gukora ibishoboka byose iyo situwasiyo urimo, aho hantu utuye, ku buryo haza umutuzo. Ubundi ku rundi ruhande ukaba umuntu ufite discipline mu byo akora, ufite gahunda, ukaba wa muntu uzi amafaranga asohoka kandi uzi kubika amafaranga. Iyo wamaze kugera ku ndiba, wiga kubika amafaranga. Ntago ujya kuyasesagura unezeza ayo marangamutima yawe, unezeza kugira ngo wumva wuzuye, mbese ushaka kumva wuzuye. Ni ahantu hagusunikira. Ibintu ndi kukubwira nibyo nshuti yanjye. Ni ahantu hagusunikira gushyira amafaranga ku ruhande, gukora bije yawe neza, kudashora amafaranga mu bintu utabashe gutekereza, kuko amafaranga urayakeneye mu minsi iri imbere waramaze gusohokamo. Ni njyewe bikubwiye. Subiremo, amafaranga urayakeneye, shyira amafaranga ku ruhande. Muri iyi situwasiyo urimo, ugira ubuzima buri simple, ushyira amafaranga ku ruhande, kuko numara kuvamo ayo mafaranga uzayakenera. Ita ku gihe cyawe, wirinde ibikurangaza. Aho hantu uri si ahantu ho kurangara, ni ahantu ho kwita ku gihe cyawe, ukagira gahunda. Ibi ntibishatse kuvuga yuko udahura n'abandi. Ibi ntibishatse kuvuga yuko wamaze kwiyizora, udashobora gufata telefone ngo uvugishe mugenzi wawe, udashobora gusohoka ngo ujye gukora siporo, udashobora gusohoka ngo ujye guhura na babandi bakongeramo imbaraga, babandi muvugana ugatangira kwibona munuze mu myaka 5. Ugomba gusohoka ugahura n'abandi, ukikonekita, kuko ntabwo uzava aha ngaha nta connection ufite. Ntabwo urwego umuntu aruvamo nta connection afite. Ntabwo urwego umuntu aruvamo nta mafaranga yashyize ku ruhande. Ntabwo urwego umuntu aruvamo nta mutuzo yashyize mu buzima bwe. Ntabwo urwego umuntu aruvamo nta discipline agira. Ntabwo urwego umuntu aruvamo afite ibimurangaza byinshi. Nizere yuko iyi life hari ikibamarira. Nibutse n'ikindi kintu nibagiwe kuvuga. Iga kwishyura amafagitire yawe nshuti yanjye. Wige kwishyura bishoboka. Niba ufite amafaranga,
kwishyura imyenda ufite. Kuko uko wishyura ayo mafagitire agenda, ukishyura iyo myenda igenda, niko roho yawe irushaho gutuza, uburemere burushaho kugenda, ukabasha guhumeka. Iyo ubasha guhumeka nibwo ubasha kurema. Ntabwo aho hantu kundiba ariho umuntu noneho yongera imyenda, ahubwo akora ku buryo fagitire azishyura hakiri kare, n'imyenda ashoboye kwishyura akayishyura, cyangwa agafata gahunda y'ukuntu imyenda azagenda yishyura gahoro gahoro. Muri makeya mbahaye ku byo umuntu mbese ashyira mu bikorwa mu buzima bwe bwo hanze, ariko nanone ku byo ko umuntu yigarukaho. Ntibizashoboka, ntibishoboka ngo uve ku ndiba waramaze kugera aho ngaho ngo utangire gukora, mbese nabyita ngo iki, ibyo by'ubuzima bwo hanze wowe ku bwawe nta murimo uri kwikoraho. Ntibishoboka. Uru ni urwego rugusaba mbere kwiheraho, rugusaba wowe bwawe guhinduka, kugira ngo uzabashe no mu buzima bwo hanze kugira icyo uhindura maze ubashe gusohokamo.